Mbere yuko nkobeza nagira ngo mbereke aho umupira w'amaguru ufitanye isano n'imihango ya gishetani. Iyi kipe yitwa Man U, Manchester United, cyangwa se amashetani y'umutuku. Nahisemo ikipe ariko mukanya ndi ubereke ko atari yo yonyine. Nagira ngo mubikurikirane, ngira ngo murakabona uyu ni umudayimoni w'umutuku. Mutagira ngo ni izina gusa, ariko no mu kirangantego cyarimo umudayimoni. Ariko ngiye kwereka ko mu makipe menshi uriya mudayimoni niriya kanya agarukamo. Noneho nze kuvuga ku ikanya neza. Hano niba hari umuntu ukunda kureba match, nampamirize yuko bitajya bimubaho. Nkabyukira mu mupira, nkajyama mu mupira. Ngaho namwe mwumva icyo narotaga. Iyi kipe yitwa Chelsea Football Club. Iki mureba hano ntabwo ari intare. Noneho umukristo numvisha ashiduka mu mwiterane. Yo, uziko kira kintu naraye ngwana nacyo ninjo. Kugira ngo murebe ukuntu Illuminati ikoresheje televiziyo irimo kutumaraho abana. Aho ugenda ugasanga umwana, muzarebe ibimenyetso mutajya mwitaho abahanzi bo mwisi bakora bigaragaza abari bo, ariko mutajya mwitaho muri ziriya ndirimbo. Arsenal ndayikunda ndayikunda cyane. Kugeza n'igihe nabyihanye ngiye muri Sudani mu kazi, muri hoteli haba match ya Arsenal ndayireba yose ndayirangiza njya kwihananya. Nagira ngo noneho murebe ibintu mutajya mwitaho kureba. Ibirangantego 90% by'amakipe byose bigaragaza imbaraga za gishetani. Azarebe ikipe noneho nabo bagerageze bakore analyse y'iki kimenyetso cy'ikipe yitwa Newcastle United. Impamvu icyo twita DC anime mugomba kuzirinda abana banyu n'aya mashusho y'ibiremwa byo mwisi y'umwuka ya gishetani. Iyi yitwa Barnsley FC, ni mu Bwongereza. Mwamubonye mudayimoni hano? Reba impamvu abafana bambara amahembe. Mwe muribwira ko ari ibintu biraho, ariko bifitanye imbaraga, bifitanye isano n'isi ya kidayimoni. Ngaho mbwira umurokoro urimo kujya mu ijuru yicaranye n'uyu mupfumu muri stade. Nagira ngo mbabwire ubwoko butatu bw'abantu batazajya mu ijuru. Hano rero hagiye kuba ibintu mutajya mubona iyo muri stade cyangwa muri ku mateleviziyo. Nashatse ngo twinjiremo imbere kugira ngo mbereke mbere yuko mbaho ubuhamya bw'umwana w'imyaka 17 Imana yatwaye mu iyerekwa ry'umupira 17. Ntago hano turi Kinshasa, hano turi Kigali. N'umugore bagore mwabonye ko ari n'abagore bene wanyu bajya kuroga kuri match. Kanda play hano turebe noneho ibutare abareyo bari hano noneho bareba amarozi aba mu mupira w'amaguru. Abareyo Yesu ashimwe. Umukino w'umupira w'amaguru ni umukino washizweho na Satani ubwe. Ntago byari bimeze nk'iki gihe aho isi yose iramya ikintu kimwe cyitwa football. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye. Nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Mbere yuko nkobeza nagira ngo mbereke aho umupira w'amaguru ufitanye isano n'imihango ya gishetani. Birimo kujya abagabo Yesu ashimwe. Nagira ngo Alexa dukorere play, ariko nagira hagati ahita akora pause. Umuriro numara kwa pause, mani guha umugisha. Ngira ngo iriya kipe mwese murayizi. Iyi kipe yitwa Man U, Manchester United, cyangwa se amashetani y'umutuku. Nahisemo ikipe ariko mukanya ndi ubereke ko atari yo yonyine. Ibi bintu tuvuga tuzi impamvu turimo kubivuga, kandi tuhagaze ku ijambo ry'Imana tubinginga mureke twitegure Yesu araje. Manchester United ni ikipe iri mu mujyi umwe wo mu Bwongereza ahitwa Manchester. Noneho bashiraho United akantu nyine kagaragaza ko ari abantu bunze ubumwe. Ariko mwakwibaza impamvu iyi kipe yise amashetani y'umutuku. Biratangaje kumva umuntu yakwitirira shetani, kandi yarangiza no mu kirangantego cye akagaragazamo shetani.
ndagira ngo mubikurikirane, ngira ngo murakabona uyu ni umudayimoni w'umutuku. Mutagira ngo ni izina gusa, ariko no mu kirangantego cyayo harimo umudayimoni w'umutuku. Afite ikanya. Kugira ngo nze kubereka yuko iriya kanya ntabwo nshaka kuyisobanura nonaha, ariko ngiye kubereka ko mu makipe menshi uriya mudayimoni n'iriya kanya bagarukamo. Noneho nze kuvuga ku ikanya neza. Ibi bintu turimo kubabwira nagira ngo muse nkaho imitima yanyu n'ubwenge bwanyu mwerekeze kuri iki cyigisho kuko kirakomeye. Iyi ni kipe ya Manchester United. Bigize bigari ngira ngo murabireba. Wa mudayimoni nguyu na yakanya ngishi. Ngenda manyurizamo ubuhamya. Uko narebaga match niko numva mu mutima ndimo gukamuka. Hano niba hari umuntu ukunda kureba match nampamirize yuko bitajya bimubaho. Iyo ureba match nibyo Alex yavuga mu kanya, ubwenge bwawe n'umutima wawe n'ibitekerezo byawe byose biba byamaze kwimuka bikajya mu yindi si y'umwuka. Hazaho urubuga rw'iradio yitwa Contact FM, byose nagombaga kubyumviriza. Saa 6 hagakurikiraho urubuga rw'imikino rwa radio yitwa Radio 10, hakiri witwa Shaka Clever atarapfa. Saa 7 ngafata pause, na saa 8 ngafata pause, saa 9 nkahita njya mu majyepfo nkahera Muhanga muri Radio Maria. Saa 10 nkahita saa nkusubizaho Flash FM, kubera ko igira ikintu cyitwa imyidagaduro ikashiraho n'umupira w'amaguru, nkumva amakuru yaho bigeze. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure ahantu hataba ibyaha. Ama ikibazo dufite nta mwanya wo kumva amakuru y'umurwa, ariko Imana idufitiye amakuru. Noneho kumva ayo makuru yose y'urubuga. Saa 11 City Radio yasubiragamo ubwo yavuze mu gitoya, barongera bakavuga urundi. Saa 11 murabizi, niba hari aho nibeshe mu nyibutsi, ariko nuko biri. Saa 12 nkahita njya kuri Salus i Butare, Radio Université y'u Rwanda. Saa 1 nkafata ka pause, saa 2 nkafata ka pause, saa 3 nkafata ka pause. Mbere yo kujyama saa 4 radio y'abayisilamu VOA Voice of Africa yasubiragamo urubuga. Saa 5 Sarusi nayo yasubiragamo urubuga. Nkabyukira mu mupira nkajyama mu mupira. Ngaho namwe mwumva icyo narotaga. Hari umukozi w'Imana wo muri Tanzania urimo kwigisha kuri YouTube avuga ngo hatari ya ndoto. Ubundi umurokora ikintu kizagaragaza ko uhagaze neza uzayimenyera mu nzozi urota. Maze kureka gufana n'umupira nkuretse kubera ko byamfashe, hageze aho ngaho mbona ko ntangiye gusubira inyuma, ngiye kugwa birangiye. Nabaye umunyamubiri neza, nta jambo nkigira usibye kugira ku kazi nkabaza ati Arsenal murabona imeze ite. Maze kwihana kanya ndakomeza ubuhamya ndanigisha. Maze kwihana nibwo natangiye guhindukirwa, inzozi zirahinduka sasa. Najyama nkavuga mu ndimi presque ijoro ryose. Narangiza nkabona umuntu urimo kunyigisha. Iyo hageze ku butatu butagatifu mpera mu itangiriro, kandi imirongo yose nkumvira hano. Hano hari indi kipe Alex naduplayingire yitwa The Blues.
ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo nanze kuvuga izina ryayo ariko mwayibonye. Watugirira pause. Ikipe yitwa Chelsea Football Club. Iki mureba hano ntabwo ari intare. Aya magambo nyigisha Karugira hano. Paruwasi hano ya Gikondo, si paruwasi ya Gikondo, hano Karugira hano. Arashize nk'imyaka 7 ngira ngo simbizi cyangwa 6. Noneho umukristo numvisha ashiduka mu mwiterane. Yo! Muziko kira kintu naraye ngwana nacyo ninjo. Ibi bintu turimo kubabwira nagira ngo mwumve ibi bintu. Iriya ntabwo ari intare birebe neza. Rega reba neza ntabwo ari intare. Nitugera ku cyo bita udutente tw'abana dese anime. Nzabereka noneho ejo uburyo Satani Illuminati irimo kudutwara abana mbahe n'ubuhamya ku mwana wanjye w'imfura. Kugira ngo murebe ukuntu Illuminati ikoresheje televiziyo irimo kutumaraho abana. Aho ugenda ugasanga umwana arimo arasomana n'umwana mugenzi we ati nabibonye hehe, nabibonye muri televiziyo. Ibi bintu nagira ngo muzarebe Alex avuga ku mbaraga z'umuziki. Muzarebe ku Bihe TV igice cya 12. Muzarebe ibimenyetso mutajya mwitaho abahanzi bo mwisi bakora bigaragaza abari bo ariko mutajya mwitaho muri ziriya ndirimbo. Iyi kipe rero mureba nayo mu kirangantego cyayo igiramo umudayimoni w'umururu icyo bita the blues, umudayimoni wa blue. This is blue devil, ni blue devil, umudayimoni w'ubururu. Manchester kagira red devil, umudayimoni w'umutuku. Nagira ngo zaburi nsha aka kantu gagumisemo. Gashaka kubwira abakristo batureba bari bazatureba. Mumenye ibiko Illuminati yageze mu mupira kugira ngo ikamure umugeni wa Kristo asigare ameze nk'abandi bose. Umukristo akaza hano tukamureba. Abakozi b'Imana bakuzuza mu bitaba ba Kristo ariko nta mbaraga z'Imana zirimo namba. Uko byagendaga nigeze kuva se madamu wanje yaje koko. Nigeze kuva Icyangugu. Mvuye Icyangugu nari maze icyumweru mu kazi. Nitwaye n'imodoka nanone nigaruye n'imodoka murumva ko harananije pe. Mpagera mu rugo nko mu masaha 3 z'ijoro. Icyo gihe habaga umukino bita El Clasico. Nta mufana n'umwe mupira utazi uwo mukino. Reka mbaze mwene data wa Gosheni ntago abizi ko mukunda kandi nkuzi kuva kera. El Clasico urayizi? Ndayizi. Ihuza nde nani? Ntabwo abizi ariko ako kano El Clasico arakazi. Hajya suwe madamu we. Mise mbyibuka mukora ubukwe. Madamu wahise amuvugira ngo uyu nguyu rwose n'umurokore Imana ingumugisha ngo nta by'imipira azi. Ariko ahise avuga rwose. Buriya rero udahamirijwe n'umugore. Umugore ataguhamirije rwose uzabanza uzicekinga. Niko biri. Yesu aho umugisha urugo rwanyu ntimuzatandukana iteka ryose kugeza impanda ivuze. Dore ko amadivorce nayo yabaye hatari. Nigeze kuryama noneho Imana inyereka abantu narinzi inyereka ko batakibanwa ari mu cyumba n'undi mu cyumba. Noneho ngiye kubaza umugore arambwira tuze niko biri. Kandi bari mu rusengero. Bene data nagira ngo mbabwire reka twikomereze n'umupira. Noneho mvuye iyo El Clasico ni umukino uhuza Barcelona na Real Madrid mu Espagne. Uwo mukino rero iyo wabaye umufana wese nubwo waba ufana Arsenal
cyangwa ufana Manchester, uwo mukino ugomba kura kuko iba ari match iryoshe pe. Icyo gihe harimo abakinyi bakomeye, hakirimo ba Zinedine Zidane, hakirimo ba Cristiano Ronaldo n'abandi bose. Urumva ko yari match iryoshe. Ndangije ngira vuba umugore, urumva umugore amaze icyumweru atakubona, namwe murabyumva. Ngira vuba two kujya nyene yanteguriye nk'umuntu umaze iminsi atabona umugabo we, ubwo ndafungura. Umutima wanjye uri hehe? Muri El Clasico. Ndangiza gufungura, natsi imodoka. Icyo gihe ntago nari nakaguze DSTV. Njya hehe? Muri sare. Ubwo mbankandagiye Zaburi rimwe. Hahirwa. Guse Pastor John azajya tuvugira imirongo yose kweri. Pastor John ngaho tubwira Zaburi rimwe. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Ntago nari mwishyuye umurongo, nari nicaranye n'abakobanyi muri sare. Abagabo bari hano barahazi, harimo abanywa rumogi, itabiri bari nuka aho ngaho, amagambo ahavugirwa n'ayandi. Ndangije mbandagiye, kumbe sinamenya ko umugore asigaye ararira. Ese ubundi ari hehe ko? Noneho we ajya kunsengera Imana kugira ngo imbohore, kuko murumva ko nari ngeze ku rundi rwego rukomeye. Abagabo bari bameze nkanjye hano barahari. I know very well. Mugani w'Abongereza. Ndabizi. Kumbe noneho Imana iramwumvira. Maze kubona ko umugore wanjye sheri wanjye yababaye, mugani wa Pastor John, maze kubona ko yababaye, ikintu nakoze nahise ngenda ngura DSTV. Arsenal ndayikunda ndayikunda cyane, kugeza n'igihe nabyihanye ngiye muri Sudani mu kazi, muri hoteli haba match ya Arsenal ndayireba yose, ndayirangiza njya kwihananya. Umupira rero na nubu iyo ntabaye maso, hari gihe wumva nk'urubuga urengana kuko sinshobora kurushiraho gihe. Wakumva boze Arsenal ukayitse, ariko ngo sinzi n'umwanya iriho, sinzi n'abakinyi yaguze. Ishwe Imana yarambohoye. Noneho ubwo rero hari hagarutse indi ntambara rero, yuko gusenga en famille mu rugo, gusengana n'umugore n'abana ubu bisezeye. Nari yaranja kuwa gatandatu no ku cyumweru sinshiraho gahinda y'amasengesho. Nkahera saa 7 rero nkazireba zose, we nanumva nayiguriye. Noneho icyo gihe yagura 5 bakoze promotion, ukagura noneho na abonema ya 55. Mwumve, kandi Nyarugenge twari dufite inyubako ni imifuka ingahe? 5 n'igice. Buri kwezi imifuka 5 n'igice akagombye kujya ku rusengero rw'Inyarugenge, yajyaga kuri DSTV. Nkicara nkahera saa 7 Chelsea Newcastle, murabyumva. Hagakurikiraho Man U yenda yakinyi na Wolverhampton. Hagenda nkageza ninjoro, umugore akaja kuryama, ntidusenganye. Yewe rero nanjye nkaza nyuma nyine nk'umufana uje kwijyamira. Ndagushima mama, wakoze kuturinda. Ego urakoze. Iryo sengesho nta nubwo ryarenga hano. Ikintu kizakumenyesha kuri mu mbaraga z'umwuka, uri mu bihe byiza, urasenga ntiricike. Igihe cyose uzumva usenga ukumva ushaka kwikurayo ngo ugende, menya yuko uverifie neza. Haba hariho question mark. N'igihe cyose uzarota, reka mabwire hatari za ndoto, n'igihe cyose uzarota wambaye ikabutura, uzamenye ko mu mwuka hari kasoro, hari kibura.
icyo gihe cyo gufana rero byabaye ngombwa ko ngura noneho na mayo teni ya Arsenal, agapira n'ikabutura. Ubundi mu mateka yanjye ntago njya sinkunda ikabutura, nta nubwo buriya niba afite n'ikabutura mfite imwe nayo nyambara ndi mu cumba. Nta mupanekote ushobora kwakira abashitsi yambaye ikabutura na sengeri muri saro, kirazira. Yarangiza akazamura isengesho ngo mana turakiriye abashitsi, nahita nkubwira ati banza ujye kwambara ipantaro hanyuma ugaruke udusenge. Umuntu umwe yaragiye aho ngaho none haragenda arasenga Imana n'igituza hejuru, mana turagushimiye. Ajya yumva ijwi, we yaragira ubuntu, yumva ijwi riturutse ku Mana, wibaza kuri imbere yande. Ubuse wagenda koko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagutumiye n'isengeri n'ikabutura? Umugore wanjye ndamubonye ngwino hano, n'isengeri n'ikabutura, warangiza ukagenda imbere ya Perezida koko ukavuga ngo abajepe bahita bagusora, urebye nabi wararamo. Kandi Imana imuhe umugisha kuko yansengeye Yesu akambohora. Impamvu mpagaze hano ni kubera uyu mugore. Ndagira ngo usuze iteraniro. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndi imbere y'Imana Data wa twese, nawe ni umuhamya. Aya magambo mfite ngifana sinayafite, nari nyafite. Bwana Yesu asifiwe sana. Aya magambo ntabwo nari nyafite ngifana. Ndi imbere y'Imana Data wa twese. Noneho ibirangantego by'amakipe y'umupira w'amaguru, nagira ngo noneho murebe ibintu mutajya mwitaho kureba. Ibirangantego 90% by'amakipe byose bigaragaza imbaraga za gishetani. Bazareba ikipe noneho nabo bagerageze bakore analyse y'iki kimenyetso cy'ikipe yitwa Newcastle United. Hano dufite ifarashi hejuru, ariko hasi dufite ifi. Abantu mumaze iminsi mwumva ku rubuga rumwe ubuhamya bw'umuntu yitwa Ernest yozaga imirambo. Ibi bintu mudafata ko ari ibintu bitari ukuri, ni ukuri. Icyo bita mutu samaki, madamu samaki mu Kinyarwanda, mu Giswahili ni mamba mutu. Ni umudayimoni w'umugore wiyambitse ishusho. Hejuru afite ishusho y'umuntu w'umugore, hasi akagira ifi samaki. Iki rero kitujyana mu isi y'umwuka. Impamvu icyo twita dese anime mugomba kuzirinda abana banyu n'aya mashusho y'ibiremwa byo mu isi y'umwuka ya gishetani batwerekera abana. Wakwibaza impamvu ikipe yo mu Bwongereza yitwa Newcastle United byabaye ngombwa ko ituzanira farashi samaki mu kirangantego cyayo. Alex gira play gato mvuge ku bindi nka 2 cyangwa 3 hanyuma dukomeze. Use nk'ugenda ujomba kiriseri hano kugira ngo haze ibindi. Newcastle United ici qui est représenté qui a des cornes. Komeza. C'est ici que ongera ujomba handi. En fait sur le bloc. Funga aho ngaho. Il est pas très grand mais muhera aho ngaho umupira ugizwe n'ibice byinshi. Na n'umufite ubwoba ko ntari burangiza, ariko Imana inshoboze urangiza. Hano nuko mutatureba neza, hano harimo tudayimoni. Ngaka do ngaka ese ntago muri kuture. Hano naho hari umudayimoni, ariko ntago mwahita mubibona kuko muri kuri. Alex nadukomereza handi ntagire play. No, play singombwa kanda gusa ku mpande. Iyi ngiyi
murareba ko ari ikintu giteye ubwoba, niyitwa Wolverhampton. Wolverhampton niyo mu Bwongereza muri shampiyona. Iki kintu ni igiki? Komeza nanone. Aha, iyi niyitwa Barnsley FC, ni mu Bwongereza. Mwamubonye umudayimoni hano? Komeza ugenda ujya kure, hari ikipe nshaka tugahita dukomeza. C'est un petit démon. Wijya hafi cyane. Manchester United. Komeza. Je n'avais pas vu en plus au départ. Hein. Donc, Komeza. des créatures qui ressemblent à des oiseaux. Aha, fungiraho. Nashaka gusoreza. Là, franchement, je crois que ça ne peut Fungiraho. Mundebere namwe bene data ba Kristo tujya mu ijuru. Mwari bwabyiteho. Iyi kipe yitwa Conley Town Football Club, Red Devils, amashetani y'umutuku. Kandi koko arimo murebe neza. Yakanya umudayimoni do. Reba impamvu abafana bambara amahembe. Mwe muribwira ko ari ibintu biri aho ariko bifitanye imbaraga, bifitanye isano n'isi ya kidayimoni ya Satani. Dore nguyu hano ni kanya. Iyi kanya rero isobanura ibintu bibiri. Icyambere ishobora gusobanura, isobanura ubutatu bwa Satani. Ikindi cya kabiri iyi kanya isobanura, niyo kanya ikoreshwa ikuzimu Gehinomu kubagezeyo batotezwa. Ari nayo mpamvu iyo umupira wagutwaye ukagutwara umutwe ukagutwara ubwenge, iyo urangije kureba, dore ndi imbere y'Imana nk'uwafanye n'uwawurebye, urakamuka uko byagenda kose. Irimwe abadayimoni gusa do Red Devil, dore ngaha n'abandi do. Yesu atubabarire. Uyu mupira w'amaguru tubabwira nawo ni umupira ubamo ikintu cyitwa amarozi, ari nayo mpamvu ya mbere yakaguteye kudafana. Mwene data umwe yagiye ahantu yari yakijijwe, yihanye ibyaha, ariko agumana akantu kitwa gukunda umupira w'amaguru. Arangije ajya kuri stade. Imana kugira ngo imuvaneyo irabireka biraba, umuntu afatwa n'abadayimoni kuri stade. Kwa kundi baba bigira murabizi, nyine baramufata baramumerera nabi. Arangije wa muntu abona uko umushumba wanyu hano abikora, ukuntu bajya basengera abadayimoni ngo toka dayimoni mwitsina Yesu, nawe ajyaho muri stade. Umudayimoni aramureba, aramusuzugura. Arangije aramubwira ngo uranyirukana unjyana he ko wasanze mu bwami bwanjye? Uriya mupfumu mureba hariya ni umurozi, muzabaze polisi y'u Rwanda yari hari, bazabaha amakuru. Uyu nguyu yacuragurira muri za esikariye za Stade Amahoro ni umupfumu w'ikipe ya Repubulika Demokratike ya Kongo. Ni igihe iyi foto yafashwe, igihe hakinoga icyo bita CHAN, ndetse iyo CHAN yabereye mu Rwanda yatwawe n'ikipe ya Repubulika Demokratike ya Kongo. Ngaho mbwira umurokoro urimo kujya mu ijuru yicaranye n'uyu mupfumu muri stade.
nagira ngo mbabwire ubwoko butatu bw'abantu batazajya mu ijuru. Abambere ni abantu bari mu isi bakora ibyaha nyine babyiyemeje rwose bibereye hanze, abo nta mpanda bazumva. Ubwoko bwa kabiri ni abapagani bo mu rusengero, ni abantu baririmbana ibyaha, ni abantu bavugana ubutumwa ibyaha, ni abantu bakora ya mirimo yose ariko ari abanyabyaha, abapagani bo mu rusengero. Aba gatatu bambabaza ni abantu impanda izavuga batari maso. Ndasubiramo, ni abantu impanda izavuga barangaye. Niyo mpamvu aya magambo tubabwira ntaho uzasoma muri Bibiliya ko kureba umupira cyangwa gufana ari icyaha, ntabyo uzabona. Ariko iki kintu cyitwa kurangara ni ikintu abakristo bagomba kubera amaso cyane. Niyo ugiye kuri moto ugomba kubanza kubaza Imana, atese Mana uranyemera? Kubera ko moto ushobora kutayivaho amahoro. Alexa dukorere play turebe noneho akandi kantu. Mbereke uburyo amarozi agenda muri uyu muco. Ushyira imbere gato cyangwa twahageze? Okay, twahageze. Iyi ni kipe yitwa DCMP. DCMP no kuvuga DC Motema Pembe, niyo muri Kongo Kinshasa. Murabona ko abakinyi bagiye mu byo bita vestiaire. Vestiaire n'ahantu abakinyi bihindurira ndetse banagirwa n'inama n'umutoza wabo. Hano rero hagiye kuba ibintu mutajya mubona iyo muri stade cyangwa muri ku mateleviziyo. Nashatse ngo twinjiremo imbere kugira ngo mbereke mbere yuko mbaho ubuhamya bw'umwana w'imyaka 17 Imana yatwaye mu iyerekwa ry'umupira 17. Iyi ni kipe yo muri Kongo yitwa DCMP Motema Pembe. Alexa dukorere yavanse kugira ngo tudatinda kuko ndashaka kubereka ahantu nshaka gusa. Murabona ko bari mu rwambariro, katwite mu rwambariro icyo bita vestiaire mu gifaransa, no rwambariro. Mujya mubibona se ko muri stade abandi bari kuri televiziyo, mwari mubizi ko amakipe amwe namwe abigenza kuri. Ngira ngo mwabyumvise. Vanamo kuko namaroza yo Alex, vanamo kuko ari kugira ngo babirebe namaroza. Gira no kujya imbere naho kireka turekera. Noneho ari amabuja atatu ngira mbereke yuko adakorerwa muri Kongo gusa ibijyanye n'umuriro. Mbereke ko no kuri stade regionale i Nyamirambo. Oya shakureka birarangiye Alex, nta kibazo. Nakajingo kagufi ka Royal TV ngira ngo ntago ikibahingi, ngira ngo hasigaye radio yayo simbizi. Mwabonye ko agacupa k'amazi n'umuriro bifite icyo bisobanura. Hano ntago noneho turi i Kinshasa, ntago hano turi Kinshasa, hano turi Kigali. Ni umugore bagore, mwabonye ko ari n'abagore bene wanyu bajya kuroga kuri match. Abantu bumiwe byabayobeye, we akomeje akazi ke, gahunda ze arazikomeje. Umwana w'imyaka 17 witwa Emmanuel Agbiarko no mu gihugu cya Ghana. Imana yamutwaye mu iyerekwa 17, imwereka ikipe ya Chelsea. Icyo gihe harimo abitwa Frank Lampard, John Terry. Frank Lampard amakuru angera hari kwambwira ko ari umutozo ubu ngubu. John Terry, Didier Drogba nawe ndumva yararimo, no witwa Peter Sech. Abo bose nari mbazi, niyo mpamvu umva mbavuga ntatego. No witwa Peter Sech ni izamu, ntago mvuze babandi bose abitwa ba
bo muri Nigeria, sinibutse neza amazina, bose barimo. Noneho Imana imushira mwiyerekwa, imwereka bose batonze umurongo. Irangije imwereka icyo bita staff technique, ubwo harimo abatoza b'abazamu, harimo abadirecteur technique n'abandi. Irangije mwiyerekwa abona n'abafana nabo bari inyuma. Yumva ijwi riramubwira ngo genda umbwirire bari abantu barajya muri Gehinomu ariko ntibabizi. Irangije mwiyerekwa imwereka umukinyi witwa Kaka. Imwereka afite Bibiliya mu kuboko kw'iburyo, afite n'umupira mu kumoso. Irangije mwiyerekwa abona wa mupira ugiye iburyo, Bibiliya igiye kumoso. Arangije Imana imwereka umukinyi yitwa Ronaldinho Gaucho. Yari umuhanga, yakoraga utuntu mu kibuga ukoberwa niba ari umuntu, ngira ngo murabizi. Yakoraga ibintu, yarazi umupira pe. Imana iramubwira ngo genda umbwirire, biri kwikorana ku mbuga, niyo mpamvu nta hari kureka kubivuga. Imana iramubwira ati genda umbwirire abantu, ati abantu bose bafana uriya mukinyi bafana imyuka mibi. Irangije imubwira amagambo akomeye, ndayavuga mu Gifaransa nkuko bivuga ndabisemura. Aravuga ngo le football c'est un jeu qui a été mis en place par Lucifer lui-même. Umukino w'umupira w'amaguru ni umukino washizweho na Satani ubwe. Ntago byari bifututse ku buryo yabasha, kuko ntago byari bimeze nk'iki gihe aho isi yose iramya ikintu kimwe cyitwa football. Kanda play hano turebe noneho i Butare, abareyo bari hano noneho bareba amarozi aba mu mupira w'amaguru. Abareyo Yesu ashimwe. Uyu ni umukino wabereye hehe? Wabereye i Butare. Noneho nagira ngo mbereke ibyo tureba ku mateleviziyo ko ari indi myuka tuba tureba, n'impamvu abakristo benshi bakamutse biturutse kuri ibi bintu. Habaye akavuyo muri stade Huye, babo uriya ngira ni ubwaho ndi bita gwa Rutabura, muramuzi, ni umufana ukomeye wa Rayon. Noneho babonye uburozi mu izamu rya Mukura. Ndagira ngo mubirebe. Uriya no mukinyi witwa Kamara yabonye uburozi mu izamu, muzamu yashizemo akantu bakita feye, ubundi abakina umupira aragakuyemo, agiye kugaha umukinyi uri ku ntebe y'abasimbura. Nuko tutakomeza ngo turebe ibi kuko icyo nashakaga nakiberetse. Nyuma maze kugakuramo, Rayon Sport yari yabuze igitego, byari 0-0. Amaze kugakuramo, Rayon Sport yahise itsinda igitego gitsinzwe na Kamara nyine. Niko byagenze. Rayon Sport yahise ibona igitego gitsinzwe na Kamara. Abapfumu abangaba, aba bapfumu ko turimo turagana ku musozo noneho, Imana ishimwe ko mbirangije. Ejo tuzareba filime. Abapfumu uburyo babigenza, ese turimo kujyana match mbere y'ukwiba, bayirebaga bakayirebera mu ibasi, umukino wose bakawurebera mu ibase, bakahita bakubwira ati ejo hazatsindwa ibitego ibi, kandi ugasanga nibyo bitsinzwe. Wowe iriya match ujya kureba
mu isi y'umwuka iba yakinwe kera. Ibi bintu biba mu izindi mbaraga za kidayimoni. Nagira ngo abakristo tube maso, tubere maso ubugingo. Yesu adufashe. Makoresha izindi mbaraga abantu bakibwira ngo ni iterambere, ariko abantu mu buryo bw'umwuka twarashize. Imana ihe imbaraga n'ubwenge abayobozi bacu barosobanukirwe ibyo Illuminati irimo gukora. Bibiliya tubwira ngo amayoberane y'ubugome yatangiye gukora no mu gihe cya Pawulo akiriho, ariko buri munsi agenda akaza umurego. Ibi bintu iyo bivuga abantu benshi bagufata nk'umuyobe, abantu bagufata nk'umuntu witwa bwere bw'itorero, umuntu ushaka gukizwa wenyine, umuntu. Ariko nagira ngo mbabwire ko iri juru tuvuga ni ijuru rirera, kandi abazarijyamo bagomba kuba bera. Yesu atweze. Muri make ndumva umutima umbwiye ngo stop. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba.